cyane ugereranyije n'amashi. None se wenda asa nk'usuhuza abantu bakurikiye Oxygen TV mu mashi, wabwira ati abantu bakurikiye Oxygen TV, televiziyo nziza itugezaho ibiganiro bya business, ndabasuhuje cyane. Papa wacu nashaka gufashe nawe. Nakulamose. Oya sa nk'usubiramo ngo abantu bakurikiye Oxygen TV idugezaho ibiganiro bya business, ndabasuhuje cyane mu mashi. Abantu bakurikira bawo. Abantu bakurikira Oxygen Kivu nabaramwise. Abantu bakurikire Oxygen TV nabaramuse. Nabaramusire. Ubwo no kuvuga ngo ubuvuze ngo abantu bakurikiye Oxygen TV ndabaramukije. Rero ushatse kuvuga ngo baje bahora badusura ku nkombo twabikunze. Wavuga gute? Bakazirula musoko nkombo twabisimire. Twabisimire no kuvuga ngo twabakunze cyangwa twabishimye. Twabakunze. Murakoze cyane, niyo mpamvu twari tuje kureba, tubonye akato, ubusiba bwita n'ubwato nakato. Bwajo. N'ubwato ariko mu mashi babwita bwato tunaiona, tunasema acha tuende kuangalia wale wa jamaa wanaenda huko. Okumve. Usikie? Ndi. Usikie? Record. Icyo ni Igiswahili mbonye abantu bo kunkomba ahubwo burya baza amashi ntago bazi Igiswahili. Ni kwa nasema, ni kama nasema twabonye ubwato tuza kuza kuvuga ngo reka tujye gusuza bari abantu bari mu wambere aje Poronje abasikasanzwe. Ibihe byiza ku basanzwe bakurikirana ibiganiro bya Oxygen TV. Uyu munsi tugeze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe. Twamanutse tubaza, turimo turashaka kwambuka tujya ku kirwa cya Nkombo, aho tugiye kujya kureba bimwe mu bikorwa bihakorerwa, business zihakorerwa, kubera ko ni ikirwa kiri ahantu heza mu mazi, ariko icyo kirwa ni mu Rwanda n'ubundi. Ku basanzwe bazi Nkombo ni ikirwa cyo mu Rwanda ariko kiri hakurya y'amazi. Tugiyeho kugira ngo tubashe kureba niba ibintu batubwira bihari, hari ibikorwa remezo leta yahashyize, hari imihanda, hari umuriro, yewe hari n'abashoramari batangiye kuhashora imari yaho, kuko ni ikirwa cyiza cyane ku bantu bari Kigali cyangwa se abantu bari hanze. Ni ahantu heza ho gutemberera, kubera yuko hari no mu kiri Marshall Rio Estate cyangwa se Marshall Beach yashyizeho business. Turimo turashaka kujya no gusura turebe koko iyo beach kuntu imeze, ariko tugeze ahantu murabona turi hafi y'amazi, ntago tuzi koko nyirizina ahantu turi buze kuza kuhambuka gute, cyangwa se ahantu turi buze kugera ku nkombo gute, kuko twaje tuyoborwa, abantu batuyobora baraturangira, ariko tugeze ahantu dusanga ni ku mazi, twabuze ukuntu twambuka. Ariko ikintu tugiye gukora, tugiye gushaka umwe mu bantu baturaniye hano, mu bantu turi kubona hano, kugira ngo abashe kutuyobora cyangwa se atubwire ukuntu tubasha kugera ku nkombo, kuko urumva nk'umuntu usanzwe duturutse i Kigali, ariko ntago twamenya ngo ku nkombo turi buze kuza kwambuka duciye he. Ntago tuzi, urabona ntago ari umuhanda, ni ikiyaga, ntago tuzi ngo turi buze kwambuka bigenze gute, ariko reka dushake umwe mu bantu tubaza kugira ngo abashe kutuyobora cyangwa se atwereke ukuntu tubasha kugera kwa kino kirwa. Murakoze. Kameramani, nkuko twari tumaze kuvuga ngo tugeze ahantu hafi n'ikiyaga, ariko twayobewe ukuntu turi buze kuza kwambuka tujya ku nkombo. Reka tureke uyu musaza yabasha kuduha amakuru ya hano n'ukuntu turi bwambuke tugera ku nkombo, basi abashe kudufasha, kuko ntago turi kubona ukuntu turi buze kuza kwambuka tugera. Amakuru hano burya utubona ni Oxygen TV ya business, aho dukorera mu mujyi wa Kigali, ariko twifuje gusura akarere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe, niho twari turimo turapanga ibikorwa byacu. Twari turimo turavuga ati ariko ntago twazamuka cyangwa se ntago twataha tutageze ku kirwa cya Nkombo, kuko abantu benshi badukurikira bagiye batubwira ati ariko ku Nkombo aho hantu hameze hate, aho hantu kuhagera bisaba iki. None natwe turaje, murabona tuje none aha tugeze Kamembe, baratuyoboye, bamaze kutuyobora dushyitse hano, ariko tugeze hakurya y'amazi cyangwa se hakuno y'amazi, tubuze inzira y'ukuntu dukomeza kugira tugere ku Nkombo. Aha hantu tugeze hitwa gute,
kugira ngo abadukurikiye wenda babashe kumenya ngo bavuye Kamembe mu mujyi bageze ahantu ku mazi babuze ukuntu bambuka. Hano hantu haba hitwa gute? Hano bahita ku Busakanga. None se ku bantu badukurikiye wenda baza ubibwire witwa gute, amazina yawe? Shimimana Jean Claude. Utuye hagana he? Utuye ku Nkombo. No kuvuga ngo nawe utegereje kwambuka. Nawe utegereje kwambuka. No kuvuga ngo hano duhagaze cyangwa se hano turi hitwa gute nyirizina? Hano Busakanga. Ahangaha ni mu Rwanda, no kuvuga ngo na hano ubu duhagaze ni mu Rwanda. No kuvuga ngo nara ku Nkombo naho ni mu Rwanda n'ubu nubwo ari ku kirwa. No kuvuga ngo hano ni mu kayi kagari cyangwa mu murenge hano duhagaze none. Ahubwo akagari k'umuko ntazi. Akagari ntago kazi. Kandi uhora uhambukira buri munsi uvuye ku Nkombo. No kuvuga ngo hano se ni mu murenge none twaba turi. Hano? Hano ni Nkanga burya. Cyangwa ni Gihunga. Wabaza n'abagenzi bawe kugira ngo babashe kukuyobora. Murenge wa Nkanga. Ahangani mu murenge wa Nkanga. Ariko niho abantu bambukira kugira babashe kugera ku Nkombo. Nose no kuvuga ngo iyo umuntu ashaka kujya ku Nkombo nk'ubu turi gushaka kujya gusura umushoramari washoye imari ku Nkombo bita Marishari. Sinzi niba wamuzi Marishari. Marishari uramuzi? Marishari umuzi iki cyangwa se umuzi gute? Baririmba akaba ndi mukuranza kugira nani afite umugozage hari. No kuvuga ngo umuzi nk'umuririmbyi nk'umucuranzi ariko akaba yanashoye n'imari ku Nkombo. No kuvuga ngo afite beach yakoze ku Nkombo bita ngo Marishari beach. Niyo natwe twifuje kujya gusura. None ubwo kugira ngo tugere kwa Marishari ni biragenda gute cyangwa se turambuka gute? Turambuka hano. Ni hano kukoze kugiye. Cyangwa se nimba mufite nimero ziwe mu muhamagara azana katana. No kuvuga ngo ubwo ngubwo bisaba guhamagara kwa Marishari bo bahita bakohereza ubwato bwabo buhita bukwambutsa. No kuvuga ngo bagira amato yabo yambutsa abantu bo bakaza bakagufata. No kuvuga ngo ubu ngubu twabahamagara bakaza bakadufata. Noneho deni bakatujyanayo. No kuvuga ngo murakoze reka dushaka ukuntu twabahamagara noneho baze batwambutse. Ubwo wenda no gushaka umuntu ukajyanayo. Yego. No kuvuga ngo baratugezaho kandi hano harize hari umutekano nta kibazo. No kuvuga ngo hano kwambuka nuko abantu bambuka abatagiye kwa Marishari ho ubwo ngubwo bambuka gute? Ubwo ni transport ni inzira mbega asinko n'umuhanda. No kuvuga ngo ni nk'umuhanda no kuvuga hari ubundi bwato butwara abaturage batagiye kwa Marishari bagiye ku Nkombo. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane. Sawa murakoze byiza. Mose okomere. Mazi niki? Muruzi. Na okomere. Nagumere. Ubwo utayazi se? Nakibaza ngwende. Ariko ntwaganira cyo uri sawa ariko yona lekada umuntu mwekana. Ubututi turi kuganira wewe umeze neza ko ngiye wereka. No kuvuga ngo nicyo kintu warumbwiye ati turi kuganira ariko wowe ntago umeze neza. Ubwo bavuga gute mu mashi? Mu mashi nyono umuntu ntacyo kirimo. Wowe umuntu yawe hari sawa. Shiro mikoro mwegereze mikoro. No kuvuga ngo se bagiye kuvuga ngo gusuzanya wenda umuntu aje kugusuhuza kuriya. No kuvuga ngo uvuga gute ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV bamenye n'amashi kubavuga. Yinjire kulamusa. Ninjire kulamusa. No kuvuga ngo nkubashije amakuru bavuga gute mu mashini. Umbazize ati amakuru yawe. Nyazi mici yawe. Ninja no kuvuga ngo ni meza. Use murakoze cyane. Urabona uko abashini baje kudufata. Use nta kibazo rwose turabikora rwose. Kandi murakoze cyane. Sawa. Abo kwa Marishari bici batugezeho baje kudufata bagiye kutwambutsa. Niho tugiye kuba turi gukora ibintu bya business. Urabona ko tugiye kugura tubereka mbese ubuzima bwo mu ntara, ubuzima bw'ahantu mu makaritsiye agiye atandukanye, business ukuntu ziri gukorwa mu ntara. Niyo mpamvu mubona bano n'abantu bo kwa Marishari batugezeho kandi baje kuza kudufata bagiye kutwambutsa. Twari twayobe ukuntu twagera ku Nkombo, ariko murabona ko Marishari afite serivisi nziza. Urabahamagara bagahita bakuzanira moteri igira ute ikwambutsa. Ahubwo bose wanjye umeze gute se? Meze neza. Twarimo niwe tumaze guhamagara mu kanya. Twari turi gushaka kwambuka tujya ku Nkombo, dushaka gusura Marishari beach. Sinzi niba uri uwaho cyangwa se niba ariho bakohereje.
ndahakora. Amazina yawe se bitwa gute? Nitwa Makafe Christian. None se mu busanzwe kugira ngo serivisi hano yihute kugira ngo umuntu agere kwa marishari bisaba iki, bigenda bite, cyangwa se mbese watubwira mu ncamake? Mbo macamake kugera kwa marishari ugeze hano urahamagara ubwato bukaza bagufata muzereka nanjye ndiye ukuntu kikamo hano mu bwato wenda tuganire n'uyu muntu turi kumwe. Muraho neza? Yego. Ngaho mbwira kuntu ngo bigende. Mbo bigeze hano urahamagara kwa marishari bakaza gufata n'ubwato ushaka n'ubundi ubwato ushaka baragaza. Ukuvuga se hano turi hano buno bwato buparitse ni bahita gute ku buryo n'abantu bari Kigali bamenye ngo iyo ugeze hano hantu uhamagara kwa marishari bakakohereza ubwato kugira ngo bashe kukwambutsa? Ushaka kwambuka ku nkombo hano bahita ku Busakana. Hano bahita ku Busakana umurenge wa Nkanga. Noneho no kuvuga ngo tugeze hano tuvugishije umusaza aratuyobora tubwira ko kugira ngo tugere kwa marishari birasaba guhamagara. Duhamagaye umwe mu bayobozi nibwo tuvugishije aratubwira ngo agiye kutwohereza ubwato. None urahageze. No kuba buno bwato kugira buve ku nkombo buje gufata umuntu hano bisaba nk'umwanya ungana gute wo gutegereza? Kuko mbonye byibuse cyane. Ntabwo birenze iminota 5. Iminota 5 waba kugezeho. No kuvuga ngo ni ku bwa serivisi kwihuta cyangwa nuko ari hafi? Ni gutanga serivisi yihuta. No gutanga serivisi yihuta. No kuvuga mu minota 5 umuntu akigera hano agahamagara muhita mumugera mu minota 5. No kuvuga ngo no kuva hano tugera kwa marishari beach birasaba nk'igihe kingana gute? Birasaba iminota 10 turahari. Iminota 10 turahageze. No kuvuga ngo ugiye kudutwara neza utugeze kwa marishari. None se ndaza kuza kugaruka kugira ngo duhe abantu badukurikiye kuri Oxygen TV. Ahangaha no kuvuga ngo gutya ko tubahamagaye ntago turamenya ngo muraza kutwishyuza cyangwa se ni serivisi muha abakiriya kugira ngo bashe kugera muri business mukora. Hano bigenda bite ko twebwe duhamagaye umuyobozi atubwiye ko twohereje ubwato ariko ntago twiye tuvugana ku bijyanye n'ubushobozi cyangwa se n'ibiciro kugira ngo tubashe kuhagera? Bisaba iki? Ukuntu bisaba bituhamagaye ubwato n'ubwacu bikoresha n'ibya kampani ariko tubwira umukiriya akagura nk'iriya essence twakoresha gusa. No kuvuga ngo ni nko kugura essence ni dépannage yo kuvuga ngo umukiriya tugireho. Ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu byishyuzwa cyangwa se ngo ni ibintu nyine biri buze kuza kujya kuri facture turi buze gukoresha tuhari. Ni essence umuntu agura. Nka essence nk'umuntu agura nk'iyangaye kugira ngo umuntu yambuke agere ku nkombo. Bitewe n'ukuntu abantu bangana, iyo abantu bari nk'abantu 3 kugera ku nkombo cyangwa 2 umugore nk'essence y'ibintu 5. Iyo murenze abantu 5 hano kuva hano kugera hariya ubundi bwatubone dukoresha ugura nk'essence 10,000. None se ndaza kuza kubaza umuntu utagiye kwa marishari beach ushaka kujya ku nkombo we ategana ubwato busanzwe? Yego iteze ubwato busanze kuva hano kugera hariya hano hafi urabona kugera hano ni hafi cyane kijana kugera ku nkombo. Utanga igice kijana kugera ku nkombo. Haba hari ubwato buhoraho butwara bw'abaturage. No kuvuga ngo ubwo ngubwo niyo transport mukoresha hano kugira mubashe kugera ku nkombo. None se ikindi kibazo ndibuze kuza kubaza wenda umusaza arimo aratwigisha amashi mu kanya sinzi niba wabuza amashi nawe. None wasuje ku abantu badukurikiye kuri Oxygen TV wenda mu mashi cyangwa se abanegereze ko murekomere? No kuvuga ngo ubabwiye gute? Mwarigerere. Ndabasuhuje. Mwarigerere. None no kuvuga ngo nk'umuntu ashaka kubaza ngo amakuru yawe umeze gute muturutse he? Mukomere ngiye washenga. Ukomere ngera ngiye washenga. Isobanura ngo umbajije mwarigerere. Ngiye washenga. Nonke uvuye cyangwa umeze gute? Nose nkubwiye ngo ndimo gushaka kujya kwa marishari beach ubwo mu mashini gute umuntu yasubiza? Naronze njya mu marishari. Naronza jama mu marishari. Amashini bari ibintu bikomeye no kuvuga ngo urwo rurimi murukoresha ku bantu bari hano ku Nkanga n'abantu bari ku nkombo cyangwa n'abantu bari ku nkombo? Yabari mu Nkanga bararwumva n'abandi bari hano. No kuvuga ngo ubwo mwega n'urundi rurimi rwanyu mukoresha ntago ari kuvuga ngo ariko ari n'abantu bataza amashi bari ku nkombo cyangwa abantu bose baraza amashi n'abana batoya n'ururimi mu matoza kabisa. Mbese ni umuco wanyu n'ururimi rwanyu kandi muri mu Rwanda ariko mukagira ururimi rwanyu rwihariye. No kuvuga ngo buriya ndaza kuza kubaza ibyo mukunda gukoresha cyane hano kw'iki kirwa cya Nkombo mukunda nko gukoresha n'ibiryo cyane kuko nabonye mufite umuco wanyu mufite n'ururimi rwanyu. Ibijyanye no kurya se byo wenda haba hari ibyo mukunda gukoresha abandi badakunda gukoresha? Ikintu cya mbere tugira ku Nkombo
ku nkombo urabona ko dufite ikiyaga ikiyaga cyacu kirimo kumva amafi ni ukuvuga ngo indugu buriya nizimeze gute ku bantu badukurikiye batazi indugu indugu ntabwo ubona ngo hano mu mazi gutya ushobora kureba neza hano mu mazi ushobora kubona muri turi gutembera mu mazi nitwo bita indugu izi kuze ni indugu zo hano mu mazi ni ukuvuga ngo isambaza zo baza badukurikiye barazizi noneho indugu buriya ni nk'ifi ntoya yego ni ukuvuga ngo ni udufi dutoya nitwo bita indugu ku bantu badukurikiye yego noneho ni ukuvuga ngo biri mu biryo mbese mukunda gukoresha cyane umuntu akunda n'ubugari yego kandi baravuga ngo abashi bakunda n'inyama yego iyo ufite ubugari iyo ufite umurima uba ufite ubugari iyo ufite umurima uba ufite ubugari uriya murima ugiye kuwuhinga uhingamo imyumbati uba ufite ubugari kuko n'ikiyaga nacyo muragifite naho niho mukura indugu n'injanga muzarya cyangwa isambaza none se hari ikintu wenda njya kuvuga iyo abantu bari hano ku Nkaka cyangwa se bari Rusizi cyangwa se bari Kamembe iyo bageze ahandi hantu babita abashi icyo ni ikintu usanzwe uzi sinzi niba waba ukizi ndakizi babita abashi imbaba bivuga urumwe tukurusha hano ku nkombo niyo bita amashi niyo mpamvu bivuga ngo ni abashi none se ko namwe iyo abantu bavuye ku nkombo bageze hano Kamembe mu mujyi cyangwa se Rusizi mu mujyi ko noneho n'abanyenkombo nabo babita abashi impamvu bita abantu bo ku nkombo abashi baba bambutse amazi no kuba bambutse amazi none se noneho umuntu w'Ikamembe cyangwa se umuntu w'Irusizi mu mujyi ko nawe yageze wenda nk'Ikigali bamwita umushi impamvu bikora kubera abantu ba Rusizi begereye ikiyaga n'abaturanyi n'abantu bo ku nkombo ni ukuvuga ngo abantu bo ku nkombo abantu b'i Rusizi Kamembe bita abantu bo ku nkombo abashi noneho abandi nabo bavuye Kamembe mu mujyi bagiye wenda nk'Ikigali cyangwa bari Musanze cyangwa se bari Gisenyi bakabita abashi ni ukuvuga ngo iyo mbese n'imvugo ariko abashi nyirizina ni abahehe nabo ku nkombo abashi nyirizina nabo ku nkombo ni ukuvuga ngo abantu badukurikiye bamenye neza ko abashi nyirizina ari abo ku nkombo ese hano ubundi hari ibirwa bingahe atari inkombo hari ikindi kirwa cyaba kiri hano cyo mu Rwanda kwisha harahari kujya harahari ni ukuvuga ngo hari ikindi kirwa kwishywa naho ngaho ku Gihaye nabyo ni ibirwa byo mu Rwanda bituyeho n'abaturarwanda babona serivisi zose nk'abanyarwanda kandi bari hakurya y'amazi none rero turagira ngo wenda udutembereze urabona muze yatuganirije cyane yanatwigishije amashi rwose tugiye kugenda tujye kwa Marishari dutembereze kwa Marishari wenda turasanga abayobozi twifuje nyine kujya gukorerayo ibiganiro bya business sawa murakoze no kuvuga ngo murabanza mukamwambika yego kano kantu ubwo ngubwo kano kantu kadahari byagenda bite haje ikibazo mu mazi kano kantu karagufasha no kuvuga ngo kano kantu karagufasha ku buryo umuntu utinya amazi niyo haba impanuka no kuvuga ngo kano gatuma ubwo no kuvuga ngo wenda ariko ntago byambuza wenda ntago namanuka ngo nge hasi no kuvuga ngo kano ni protection ku buryo nta kibazo niyo mpamvu mukambika umugenzi mbere yuko agera mu bwato noneho umukano kandi ikindi kintu gafasha ni igiki urabona cyane kuko amazi ntago manuka uvuga ngo tugeze hano tuvugishije umusaza aratuyobora tubwira ko kugira ngo tugere kwa Marishari birasaba guhamagara duhamagaye umwe mu bayobozi nibwo tuvugishije aratubwira ngo agiye kutwohereza ubwato none urahageze no kuba buno bwato kugira buve ku nkombo buje gufata umuntu hano bisaba nk'umwanya ungana gute wo gutegereza kuko mbonye byibuse cyane ntabwo birenze iminota 5 waba kugeze no kuvuga ngo ni ku bwa service kwihuta cyangwa nuko ari hafi ni gutanga service yihuta no gutanga service yihuta no kuvuga mu minota 5 umuntu akigera hano agahamagara muhita mumugera mu minota 5 no kuvuga ngo no kuva hano tugera kwa Marishari beach birasaba nk'igihe kingana gute birasaba iminota 10 turahageze iminota 10 turahageze no kuvuga ngo ugiye kudutwara neza utugeze kwa Marishari none se ndaza kuza kugaruka kugira ngo duhe abantu badukurikiye kuri Oxygen TV ahangaha no kuvuga ngo gutya ko tubahamagaye ntago turamenya ngo muraza kutwishyuza cyangwa se ni service muha abakiriya kugira ngo bashe kugira muri business mukora hano bigenda bite ko twebwe duhamagaye umuyobozi atubwiye ko twohereje ubwato ariko ntago twiye tuvugana ku bijyanye n'ubushobozi cyangwa se n'ibiciro kugira ngo tubashe kuhagera bisaba iki ukuntu bisaba bituhamagaye ubwato n'ubwacu ibikoresho ni bya kampani ariko tubwira umukiriya akagura nk'iriya essence twakoresha gusa ni ukuvuga ngo ni nko kugura essence ni dépannage yo kuvuga ngo umukiriya tugireho ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu byishyuzwa cyangwa se ngo ni ibintu
nyine biri buze kuza kujya kuri fagitire turi buze gukoresha tuhari ni esanse umuntu agura. Yego nka esanse nk'umuntu agura nk'iyangaye kugira ngo umuntu yambuke agere ku nkombo. Bitewe n'ukuntu abantu bangana, iyo abantu bari nk'abantu batatu kugera ku nkombo cyangwa babiri umugura nk'esanse y'ibihumbi 5 gusa. Iyo murenze abantu 5 hano kuva hano kugera hariya ubundi bwato bunini dukoresha ugura nk'esanse y'ibihumbi 10. None se ndaza kuza kubaza umuntu utagiye kwa Marshal Beach ushaka kujya ku nkombo we atega nawe ubwato busanzwe? Yego iyo uteze ubwato busanzwe kuva hano kugera hariya hano hafi urabona ko ureba na hano ni hafi utanga igice cy'ijana kugera ku nkombo. Utanga igice cy'ijana ukagera ku nkombo. Haba hari ubwato buhoraho butwara bw'abaturage. Ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo niyo transport mukoresha hano kugira mubashe kugera ku nkombo. None se ikindi kibazo ndibuze kuza kubaza wenda umusaza arimo aratwigisha amashi mu kanya sinzi niba wabuza amashi nawe. None wasuje ku abantu badukurikiye kuri Oxygen TV wenda mu mashi cyangwa se babanegereze ko murekomere. Ni ukuvuga ngo ubabwiye gute? Mwarigerere. Ndabasuhuje. Mwarigerere. None ukuvuga ngo nk'umuntu ashaka kubaza ngo amakuru yawe umeze gute muturutse he? Mukomere ngiye wajenga. Ukomere ngera ngiye wajenga. Isobanura ngo umbajije Mwaligirere ngiye wajenga nonge uvuye cyangwa umeze gute? Nose nkubwiye ngo ndimo gushaka kujya kwa Marshal Beach ubwo mu mashini gute umuntu yasubiza? Naronze ngiye mu Marshal. Naronza jama mu Marshal. Amashini bari ibintu bikomeye no kuvuga ngo urwo rurimi mukoresha ku bantu bari hano ku nkanka n'abantu bari ku nkombo cyangwa n'abantu bari ku nkombo. Yabari mu nkanka bararwumva n'abandi batari hano. No kuvuga ngo ubwo mwega n'urundi rurimi rwanyu mukoresha ntago ari kuvuga ngo ariko ari n'abantu bataza amashi bari ku nkombo cyangwa abantu bose baraza amashi. N'abana batoya n'ururimi mu matoza kabisa. Mbese ni umuco wanyu n'ururimi rwanyu kandi muri mu Rwanda ariko mukagira ururimi rwanyu rwihariye. No kuvuga ngo buriya ndaza kuza kubaza ibi byo mukunda gukoresha cyane hano ku kirwa cya Nkombo mukunda nko gukoresha n'ibiryo cyane kuko nabonye mufite umuco wanyu mufite n'ururimi rwanyu ibijyanye no kurya se byo wenda haba hari ibyo mukunda gukoresha abandi badakunda gukoresha. Ikintu cya mbere tugira ku nkombo urabona ko dufite ikiyaga. Ikiyaga cyacu kirimo amafi. Ni ukuvuga ngo indugu buriya nizimeze gute ku bantu badukurikiye batazi indugu? Indugu ntabwo ubona ngo hano mu mazi gutya ushobora kureba neza hano mu mazi ushobora kubona mutwe turi gutembera mu mazi nitwo bita indugu. Izi kuze ni indugu zo hano mu mazi. Ni ukuvuga ngo isambaza zo baza badukurikiye barazizi. Noneho indugu buriya ni nk'ifi ntoya. Yego. Ni ukuvuga ngo n'udufi dutoya nitwo bita indugu ku bantu badukurikiye. Yego. Noneho no kuvuga ngo biri mu biryo mbese mukunda gukoresha cyane umuntu akunda n'ubugari. Yego. Kandi baravuga ngo abashi bakunda n'inyama. Yego. Iyo ufite ubugari, iyo ufite umurima uba ufite ubugari. Iyo ufite umurima uba ufite ubugari. Uriya murima ugiye kuwuhinga uhingamo imyumbati uba ufite ubugari. Kuko n'ikiyaga nacyo muragifite naho niho mukura indugu n'injanga muzarya cyangwa isambaza. None se hari ikintu wenda njya kuvuga iyo abantu bari hano ku nkanka cyangwa se bari Rusizi cyangwa se bari Kamembe iyo bageze ahandi babita bashi. Icyo ni ikintu usanzwe uzi. Sinzi niba wabukize. Ndakizi. Babita bashi. Yego. Imbaba bivuga urumwe tukoresha hano ku nkombo niyo bita amashi. Niyo mpamvu bivuga ngo ni abashi. Ni abashi. None se ko namwe iyo abantu bavuye ku nkombo bageze hano Kamembe mu mujyi cyangwa se Rusizi mu mujyi ko noneho n'abanyenkombo nabo babita bashi. Impamvu bita abantu bo ku nkombo abashi baba bambutse amazi. No kuba bambutse amazi. None se noneho umuntu w'Ikamembe cyangwa se umuntu w'Irusizi mu mujyi ko nawe yageze wenda nk'Ikigali bamwita umushi. Impamvu bikora kubera abantu ba Rusizi begereye ikiyaga. Begeye ikiyaga. N'abaturanyi n'abantu bo ku nkombo. No kuvuga ngo abantu bo ku nkombo abantu b'Irusizi Kamembe bita abantu bo ku nkombo abashi. Noneho abandi nabo bavuye Kamembe mu mujyi bagiye wenda nk'Ikigali cyangwa bari Musanze cyangwa se bari Gisenyi bakabita abashi. No kuvuga ngo iyo mbese n'imvugo ariko abashinyirizina nabahe nabo ku nkombo. Abashinyirizina nabo ku nkombo. No kuvuga ngo abantu badukurikiye bamenye neza ko abashinyirizina ari abo ku nkombo. Ese hano ubundi hari ibirwa bingahe atari inkombo? Hari ikindi kirwa cyaba kiri hano cyo mu Rwanda? Kwisha harahari. Kujya harahari. No kuvuga ngo hari ikindi kirwa kwishywa naho ngaho kugihaye. Nabyo ni ibirwa byo mu Rwanda bituyeho n'abaturarwanda babona serivisi zose nk'abanyarwanda kandi bari hakurya y'amazi.
none rero turagira ngo wenda udutembereze. Urabona muze yatuganirije cyane, yanatwigishije amashi rwose. Tugiye kugenda tujye kwa Marishari, dutembereze kwa Marishari, wenda turasanga abayobozi. Twifuje nyine kujya gukorera ibiganiro bya business. Sawa, murakoze. Byiza kubakurikirana ibiganiro bya Oxygen TV. Umunsi ku wundi duhora tubana mu biganiro bya business, aho twavuye i Kigali twemeje kujya gukora ibiganiro kuri hoteli nziza zigezweho za hano i Rusizi cyangwa se Kamembe mu mujyi. Twavuye kuri hoteli yitwa Essentia Kivu hoteli, iherereye hafi no ku Bagore. Ahangaha tugeze ni kwa Marishari Beach, ni ukuvuga ngo ni beach Marishari, uriya nyiri Marishari Rio Estate niyo wakoze beach ku kirwa cya Nkombo. Uyu munsi rero twamutembereye ubwo twari tuvuye muri Essentia hoteli Kivu. None twishimiye kuba dushaka kubagezaho bimwe mu bikorwa bikorerwa hano, cyangwa se bimwe muri serivisi batanga. Aho urabona uyu mupapa turi kumwe, murabyibuka ku bantu aza kudufata ahantu twari tuvuye muri Kamembe tugeze ahantu hari inkombe y'amazi kugira ngo tubashe kwambuka. Uyu mupapa waje kudufata, niyo mpamvu twamukunze cyane kugira ngo akomeze kudusangiza bimwe mu bintu biberamo hano kuri Marishari Beach. Yatangira bibwira, akababwira amazina yiwe, akababwira hano twageze hariho. Murabona hatandukanye na hamwe dutangira ikiganiro twatangiriye. Murakoze. Yego murakoze. Oxygen TV. Nyitwa Makafe Christian, umukozi wa Marishari, nshinzwe gutwara amato no kuyobora abakiriya baje ku Marishari Beach. Urabona nabasanze hakurya muri Tetano ku Busakanga mu murenge wa Nkanga. Dufatira abantu babazana amazi gake gake n'umutekano mwiza na sekirite nziza. Bageze hano kuri hoteli. Hari abantu bashinzwe kwakira abakiriya, bakabakira neza, bakakwereka ahantu ugomba kujya kwicara, ukagenda kwicara, bakakwakira neza nta kibazo. Ukavuga ikintu cyose ukeneye muri hoteli, hano serivisi yose ushaka barikurangira. Niba ushaka kujya kuruhuka mu cyumba, kirahari. Rero urabona amacumbi ahantu hariya, no kuvuga ngo ari nta macumbi ari hejuru ku musozi. Yego, hariya n'ibyumba niho abantu barara. Mo hejuru hano mbona siho, hano ni iki? Hano naho urabona, hano twicaye urabona ni heza. Hari kontwari ya mbere, ushaka gufata icyo kunywa, ukagenda ukazamuka mo agahanda ubona. Hari indi kontwari ya kabiri. Niba ushaka kujya mu mazi, harimo umucanga. Urabona harimo ibikinisho byinshi by'abana bakiniraho, abantu bakuru. Ushaka kujya mu mazi koga, byose ni tayari. Ni ukuvuga ngo hano kuri uyu musozi nimo ndabona, ni ukuvuga ngo ari n'amacumbi n'ibyumba n'amashamba. Ndabona ari utuzu twa Kinyarwanda, utuzu nka kera tumwe twari utw'abami. Yego, kuvuga ngo no hejuru ya mu kanya bwo nari ndimo ndatembera, nabonye na Marishari Sinensi ino beach banoroye. Nabonye hari amatungo, nabonye buri ihene zibagirwa hano, nta muganye murazi yororera, inka nazibonye. Nari ndimo ndatembera rwose, nagiye mbona ari ahantu heza, n'ubusitani bwiza kandi ni hoteli nziza itegeye Misiri ku kirwa. No kuvuga ngo bira byose ni ibyumba. Yego, ariya matungo wabonye n'ubundi nabyo ni ibintu bidufasha kubakiriya baje gutemberamo hano. Itukeneye gufata nk'ihene, tugenda muri famu yacu tugafata ihene tukayibagira umukiriya kwe twenyine twarayoroye. Kimwe nk'uko umukiriya akeneye ikintu cyavuye mu mazi, tukajyana mu mazi. Urabona hano ni tujya mu mazi, dufite imitego tukajyamo tukaroba, tugafata ibintu umuntu yakeneye, nimba ari amafi, nimba ni injanga n'isambaza turaroba, tugafatireza umukiriya tukamutekera neza nta kibazo. Kimwe nk'uko umuntu aza hano ari mu mazi, tugira indimi zinshi tuvugana ku nkomo y'amashi. Amashi n'amashi ni igihavu. N'amashi hari no kuvuga ngo n'amashi yacu. Tigana indirimbo zacu turimo z'amashi. Hano hari abantu benshi baririmba mu amashi yacu, baragira neza mu amashi nta kibazo. Bien, ushobora kuza ukavuga ubwato ni iki? Kubwira amashi ubwato bwajo. Kimwe ko wavuga ngo iriya nzu ni iki? Ejo kiye giki? Ubwo no kuvuga ngo ni nk'umuntu waba uri kukubaza ngo iriya nzu ni bwoko ki, cyangwa no kuvuga ngo iriya nzu. Yego, uvuze iriya nzu mu mashi uravuga ngo eliranju njungilira, nje ukorera mu biki, nje yo kuryamira umuntu wanonza ruhuka.
ni ukuvuga ngo se nk'ubu ngubu nk'urugero ngize hano ndi umushyitsi sinzi amashi wenda harimo abaseriva bazi indimi zose icyongereza igiswahili igifaransa kuko nabonye mwakira n'abanyamahanga mo hari mu byumba harabona nagiye mbona harimo n'abaforenya bagiye bava hanze ahubwo noneho nge ndavuga nk'urugero nk'umuntu atazi amashi ntagiye afite kwakirwa wenda n'umwe mu baseriveri wenda bazi ikinyarwanda bakaba bazi n'amashi yego ni ukuvuga ngo indimi zose barazizi mbese nk'urugero wenda nk'umuntu arimo aravuga ngo wenda nkeneye kunywa fanta ni ukuvuga ngo wenda ashaka no kubyiga wenda kugira ngo abashe kubimenya kugira ngo n'ubutaha wenda azabikoreshe kuko burya kumenya ururimi utari usanzwe uzi ni ibintu bifasha mu buzima ni ukuvuga ngo wenda watubwira abantu bari kuri Oxygen TV kugira bamenye ngo kwa Marishari wanajyaho ukanavayo umenye no kumenya kuvuga mu mashi umuntu ashaka nko gusaba fanta yavuga gute bisa gushaka fanta mu mpage fanta ni ukuvuga ngo aho ngaho bamubwiye ati mwumve fanta none se nk'umuntu avuga ngo wenda ndimo ndashaka kujya wenda kuri chambre ahantu ndi kurara mbo ibivuze gutyo bavuga naronza njya hanaryama mpeke cyumba hanagiryama wongera isirimo twumve bisobanura ngo naronza hanaryame cyumba naryamamo nagiryama ronke genda hari cyumba waryamamo ariko rurimi nduba rugwe buri muntu yabwiye akarumenya cyane umuntu yabwiye akabimenya cyane kuko yigiriza no bona wanamenya gakono akadebona kino kirahuri ibere itakirahuri rero haga kwe kirahuri nana guhanje wana no kubanga gutyo ruvuze nari mvuze ni mushanka ku kino kirahuri kibonyemo hano ushobora kumbwira ngo wampa kirahuri nako ushobora kubwira ngo ushobora mpa kwe kirahuri jonge kino cyibere aufitana ushobora kubwira mbere mpa kwe kirahuri cyawe Yose nk'umuntu ashatse gusuhuza mugenzi we wenda kugira amenye wenda indamutso wenda umbwire ngo umuntu aramutsa gutya agasubiza undi gutya kuri tubazanya amakuru mu muco nyarwanda wenda umuco hano ku nkombo musuhuzanya gute mukikirizanya gute bo tuvuga ngo emyazi yawe okomere ni kuva emyazi yawe okomere ni kuvuga ngo umubwiye gute nyine umubwiye ngo amakuru yawe ngo maze okomere none we agusubiza gute iyo bibaye nka gutyo nyine wakubwira ngo okomere mu neci inkomere ni kuvuga ngo abamubwiye ngo ndakomere neci inkomere kuba dukurikiye kuri Oxygen TV murumva indamukanyo zo ku nkombo hamwe bavuga ngo okomere neci inkomere kimwe uko wabona hano hantu uko wakubona hano hantu umuntu ashobora kuva Kigali rugero urabona hano hantu ukuntu hameze neza harasa neza ushobora gufite umukobwa wagiye gutera inkivu ushobora kumuzana hano ukamwereka hano hantu urabona ni heza ariko utangiye kuzana iby'ibigora ko nakugiye ko ndusore niyo mpamvu nari bivuze urabona hano hantu ni heza mu mashusho ushobora kuvuga ngo umunyero weje hano ntajya agapakura hire uvuze umukobwa wazanye hano urareba hano hantu twagutera ibyo kumutera ibitete hano agakora gukwana ubwo kuvuga ngo ugeze kuvuga ngo abantu badukurikiye hano umukobwa waje wahatereye ivi umukobwa ntiyakagwambara ntago yabyanga pe ashaka lahira hano none ko habwere kabisa nashwagana n'iki murume wane ndagafana kulahira no kuvuga ngo mu mashugo wava gute nyine mu mashuri avuga ngo n'iki murume wane hano hantu na onyambisize impeta ntagafana kulahira buri hantu ururi byakoze rwashije cyane natungwe uri kubona abaturage noneho baragusuhuza niba baba bazi ko abantu bose bari hano mu kirwa ari abantu bazi urwo rurimi uratambuka akagusuhuza mwarigerere ukibaza se akubwiye gute ukagira ngo wenda akubwiye nabi wenda turimo turaganira ko nakanyuzemo turi gukora ibiganiro bya business ariko nanone abantu badukurikiye kuri Oxygen TV tugomba kugira n'utuntu turajya tubanyurizamo kugira ngo muruke mu mutwe urumva nk'ako kantu hari abantu benshi batari bazi ko ku nkombo ari ikirwa kiri mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe na mu murenge hano no murenge wa Nkombo umurenge ni uwa Nkombo ariko abantu benshi kubera ko bazi Rusizi na Kamembe bigeze Kamembe ufata taxi cyangwa se ugafata imodoka hari ahantu hari amwabonye twategerereje uyu mupapa aje kudufata niho uhagarara baguha iminota nk'icumi Marishari bici yitikohereza moteri mwayibonye imwe twajemo cyangwa se na mukanya murayibona tugiye gutaha niyo igucyura kuko haba hari security yizewe
ariko noneho uyu mupapa ni umuntu ukora transport ya hano mu mazi, ubwo hano nyine ni nko mu muhanda, ni nko muri kaburimbo, kuko nabonye ariyo niyo muvoma mukora. yego None ndaza kuza kubaza ubundi hano service, wowe ukora kuri service zo mu mazi cyane cyane, ariko se service zindi mutanga hano kwa Marshall Beach ubundi mutanga izihe service? mbo service hano kwa Marshall tutanga ni zinshi. Urugero ushobora gukenera kujya koga, bari impamvu zo koga turakira kuri service mu mazi. Iyo ukeneye kujya koga hari ibikoresho bakoresha he mu mazi birahari. Hari ikintu tufata nka jire tamost. Iyo umuntu agiye mu mazi ngoma nkagenda ngafata ngo dufite ba metre nagere, umuntu ufasha abantu koga, nimba utazi koga arakwigisha ukavana amazi gusobanuka ukuntu. Uwo muntu mumwita gute hano wigisha abantu koga? Metre nagere. Yego. Uriya musore abarimo hano naye naramukwereka ukumva nta kibazo, araza kuza no kutwereka ukuntu boga kugira ngo nabyo bibashe kugenda birushaho, babashe kubona realite y'ukuri ukuntu biba bimeze. Yego. Ni service ya kabiri hano harimo vola, harimo ikibuga cya basket, harimo ikibuga cya basket, nabonye n'ikibuga cya vola. Yego, kirimo byose birimo. Yego. Hano hari indi service utanga ngo uyu muntu ashaka ku cyo kurya, hari ba muco babizi pe. Nabonye nanjye banyokirije isamaki, numvishe rwose mucoma wa hano ni umuntu ubizi cyane kabisa. Iriya samaki tuyiroba kabisa, ewa arayikora neza. Buriya nabonye buri gahugu n'umuco wako, kuko ejo twari turi kuri Essence Kivu Hotel iri hano ruguru yo ku bagore, badukoreye agakomande rwose karyoshye cyane, ariko hano samake yo nabonye ari ibindi bindi. Gusa ku bantu badukurikiye rwose aha hantu ko ari habiri, ngewe nahashishikariza buri wese kuzaba yagira ukuntu yahagera. Hano isambaza ibintu byo mu mazi murabona ko ni ku kiyaga, naha twicaye turi hejuru y'ikiyaga, nabonye podium iri hejuru y'ikiyaga. Abantu bagana kuri Marshall Beach nibaze biri isambaza zikiri fresh, ifi zivuye baroba ureba mu kiyaga, pana zimwe bororera mu byuzi. Hano nabonye ibintu byabo biri fresh, bimeze nka bimwe hamwe nakubwiye tuvuye hariya kuri Essence Kivu Hotel. Nabonye rwose hano service ziranoze cyane. None ndaza kuza kongera kukubaza wenda ku bijyanye n'igikoni, nabonye ari sawa, nabonye ibijyanye n'amacumbi hano ni mu byumba byiza, ahantu rwose abantu badaherutse kubona za nzu za kera za cyami, nabonye ariho ibyumba byose bimeze. Nabonye ari mu bwatsi ahantu rwose ibirago biriya bintu nimberutse kera nkiba mu cyaro, ibintu by'ibirago nabonye nizo tapi zirimo no hejuru niyo decoration. Ni ukuvuga ngo biriya bintu by'ibirago ni umuco nyarwanda. Nicyo kintu nabashe kubona hano Marshall yabashije kugenda akora ibintu bijyanye no kuvuga ngo umuco gakondo. Nurabona ko na hano nta inzu zose wahagera ukabura inzu, kubera ituntu twose ni bimwe bya kera. None ndaza kuza kukubaza service za hano z'umwihariko, wenda komande zahangaha zikunda kuribwa n'abantu benshi ni ngize komande? Mbo komande ya mbere igenda neza, urukundo nakubwiye bwa mbere y'umukiriya akeneye ikintu cyo mu mazi turakimurobera tukakimuha. Icya kabiri y'umukiriya akeneye urusheti cyangwa boyo, tujya muri famu yacu tugafatamo ihene, tukagira ute tukayibaga bireba, bakamukora komande yashakaga. Yakeneye nk'inkoko, tujya mu gikari cy'inkoko tugafata inkoko bakayibaga ayireba. Ni ukuvuga ngo hano ibintu byose mukora muri gikoni ni ibintu biri fresh, ni ibintu rwose n'umukiriya yareba buryo kiri gukorwa. Ikindi kintu ndibuze kuza kubaza, nabonye rwose mwakira neza abashyitsi, ibyo kunywa byose birahari, ubwoko bwose nabonye buhari, na service nabonye harimo n'abakobwa beza bakira abantu rwose n'umutima mwiza. Mbese ubona ko ari abana bafite discipline, kandi burya discipline mu kazi niyo ya mbere. Nabonye barubaha, ni abantu nyine, ariko abo nabonye mbona ntabwo baza amashi, ubanza nabo atari abanyenkombo. Abakozi bose bakora amano ntabwo ari abo ku nkombo. Impamvu twabikoze kuriya ushaka gufata hino na hino, kuko harimo abanyamahanga, abavuye i Kigali, abavuye Rubavu, no mu Buganda barahari. Kumva turi gushaka umukiriya wese yisanze n'umuntu ashobora kuvugana ururimi bumvikana. Ese buriya no kuvuga ngo wenda nakunze kubona no service urangiye niyo nibanzeho cyane n'isuku. Service hano ngiye nabonye ari nta makemwa, kandi service hano nabonye ari service nziza cyane. Ni
no kuvuga ngo ngendaza kuza kugaruka kubaze kuko niwe impamvu ngewe ari we nakunze kubaza cyangwa se nifuje ko twagirana ibiganiro bosi nawe wenda ubutaha tuzavugana urabona ari mu nama ari ibintu ariko organiza ariko waje kutwakira nawe wenda niba ngombwa kuri part 2 ku kiganiro cya kabiri tuzakorana na bosi mwenyewe atubwire buryo cy'igitekerezo cyo kuza gukora ino beach ya Nkombo Marshall Beach hoteli atubwire ahantu igitekerezo cyaturutse kugira ngo abiplanninge kugira ngo abigereho kurabona ni ibintu biri successful byararangiye kuko ibikorwa biri gukorwa nubwo nabonye akiri kubaka andi macumbi menshi nabonye ari kubaka ibintu bya VIP kuri part 2 iki ni ikiganiro cya mbere ngo guhabwa ikaze kuri part 2 nge ndifuza ko bosi twabaye nk'abamutunguye ariko niwe tuzakorana ikiganiro cya kabiri kugira ngo asobanurire abantu kuri Oxygen TV uburyo ki Marshall Beach yakozwe ari igitekerezo cyaturutse ndaza kuza kukubaza ubundi service inoze uyifata gute cyangwa ubyumva gute bo kuri ngewe service inoze y'umukiriya yaje hano akagenda akavuga kabisa nabonye mwanyakiriye neza nange numva nishimye ntambwe n'umuntu avuga mu mwampaye serivisi mbi we ntawe umuntu mu bwato arambye kabisa atwaye neza ariko ajya akakubita nk'agatipu mu bintu byiza namukoreye bituma ankorera neza kimwe yambwira abagenzi ba serivisi bampaye ni siza nazo niyo mpamvu nabizute nabashimiye ejo hoteli twari twasuye kuri ya Essence iri hano mu mujyi yari ya kiyaga naho n'ahantu heza no kuvuga ngo baratubwiye ngo kuri reception ahantu bakira niwo mutima wa hoteli na hano nabonye mwebwe reception itangirira hamwe waje kudufata kubusakanga niho nabonye reception yanyu hano hari reception ariko hariya niho nabonye hari nyine service inoze cyane kuko urebye kuru twabahamagaye n'iminota mwatugezeho ni ibintu kandi twaje tubatunguye nabonye rero ari ibintu byiza cyane kandi mwatwakiriye neza mwadufashije ntabwo mwadutindiye none ndaza kuza kuvuga wenda iyo mumaze gufata umuntu w'umugeza hano mukamwakira agakonsoma kugira ngo yongere gutaha ni mwege n'ubundi mwongera kumusubiza aho yaturutse yego ukuntu tubikora nakarana n'inkubwiye ngo umukiriya ageze hariya tuba dufite umukozi hariya atubwiye hano tutandukanye dukora gusa tumubwira ngo amavuta twakoresheje essence kumva niho kantu gusa tugusaba uribira gusa amavuta yo gutwara no kugura gusa nta kindi none se umuntu wenda atageze hariya mwaze muvuga yitwa kubusakanga hamwe waje kudufata no kuvuga ngo umuntu ari wenda areba hariya hasi na Essence hotel hariya hasi ku bagore cyangwa se hano mu butiki yego bahita mu butiki niko ejo batubwiye turiyo cyangwa se hariya nabonye haparika ibintu by'ibyombo no kuvuga ngo iyo ariyo aje hano naho mujya kumufata yego ndavuga ari munsi y'umujyi wa Kamembe no kuvuga ahantu fatira abantu iyo umuntu ageze ku bagore baratuhamagara gute kumufata iyo umuntu ageze hariya ku budike naho n'ubundi naho turamufata iyo umuntu ageze ku mucangano wite muhari naho turamufata iyo umuntu ageze ku ibanga ry'amahoro naho turamufata ahantu hose umuntu atuhamagaye tweme kujya kumufata tumubwira gusa uragura essence gusa nta kindi urabona turimo turakorana wowe cyane turi gukora ku biganiro bya transport hano mu mazi uraza kutwereka nk'abahungu wenda bigisha abantu koga banatwereke n'ukuru nyine mu kiyaga boga ya security batubwiraga za services ziza mutanga zo mu mazi kuri part 2 ku gice cya kabiri bosi yatwemereye ko tuzaganira akatubwira ukuntu Marshall Kivu Nkombo hotel yiteguye uko ayiplanninze vision yayo byose azabidusobanura muri part 2 part 1 yaduhaye uburenganzira bwo kuganira na buri mukozi adu uburenganzira bwo gutembera hotel yiwe ariko kuri part 2 tuzagaruka tuje kuganira na ubwe ubwo azaba tubwira ngo iyi beach njya kuyitegura cyangwa ino hotel njya kuyitegura igitekerezo cyaturutse hano vision yayo ni service yo rwose ni nta makemwa twabonye ari ahantu heza abantu badukurikiye kuri Oxygen TV bagane Marshall Kivu Beach Nkombo baze barebe ibyiza bitatse Nkombo barebe ibikorwa by'Inkombo aha ni kukirwa ni mu Rwanda turi nubwo ari hakurya y'amazi none abo bantu bari buze kuza kutwereka ukuntu uvuga cyangwa baratwigisha ko barahari
arahari kankwere ku rugero ngiye hano haba metre nagere abari mu n'abakiri bakeneye koga reka nkwereke mpavuga metre nagere nkwere ukuntu tukora ibintu nta kibazo we dufashe wenda sawa. ubu ngubu twageze kwa Marshal Estate nk'uko twari turi mu biganiro bya Oxygen TV. uyu mupapa agiye kudutembereza mu kiyaga cya Kivu, aho nyine tuba tureba ibirwa bya Nkombo, tureba hano hafi ku nkombe za Nkanga cyangwa se Kamembe Rusizi. ubu ngubu bagiye kudukorera icyo bita visit Nkombo. Visit Nkombo, aho dusanzwe dufite slogan ya Visit Rwanda, agiye gukora icyo bita Visit Nkombo Marshal Kivu Beach Hotel. ubu ngubu bagiye kudutembereza ikiyaga cyose, murabona ko rwose hano mu kiyaga hameze neza, akayaga. Mbese abanyakigali ahubwo bataza kwa Marshal ubu ngubu bazi ibibera ku Nkombo cyangwa n'ibimwe byabo bakikira i Kigali gusa. numva rwose bagakwiye kuzagira amatsiko nk'ayo twagize, bakabasha kuza gusura iyi beach ya Marshal, kuko ni ahantu heza bagutembereza ikiyaga, ubona abantu biganira urundi rurimi kandi ari Abanyarwanda, ururimi tutazi rwitwa Mashi. hari umupapa w'umwana mwiza cyane rwose ufite disipline n'ikinyabupfura, wakunda ukimubona. Tweye kuvaza kudufata, twanze no kumurekura kuko murabona ko ariwe twakomeje gutemberamo, twanze no kuba tuganira nawe kuko aragusetsa akakubwira Amashi kandi utayazi, mukaganira akayakwigisha. mbese ubu ikiyaga cya Kivu Nkombo yose izenguruka. so n'uwisatira noneho sawa. Ngeze kwa Marshal, twaganiriye, batwakiriye neza, batubwiye serivisi batanga zose ko bazitangana umwihariko wabo. Mbese noneho tugeze kuri ya serivisi y'abantu bigisha koga ku bantu baje bashaka kumenya koga. Urabona bari imyambaro myiza bambara, kimwe twambaye turi kuza. Ni ukuvuga ngo hari umumetre wigisha abantu koga, nibyo mugiye kureba kuntu bigenda, kwambika umukiriya imyambaro, kumwereka ukuntu agiye kumwigisha koga ku bantu bashaka kwiga koga mu kiyaga cyangwa se mu Kivu. Na bamwe bashaka kwiga koga muri piscine, bageze kwa Marshal Nkombo Beach barakwigisha neza ku buryo rwose, haba mu Kivu ntabwo wowe ukigira, haba muri piscine ntabwo wowe ukigira. Reka nze negere uyu mumetre ambwira amazina yiwe, ambwira uko bigenda, ambwira na process, mbese icyizere cyo kumenya koga akibashe kukiduha. Reka nze mwegere mbabwire. Urabona twageze hano ku Nkombo kwa Marshal Beach, turimo urabona uri umutekinisiye wo kwigisha abantu koga. Turagira ngo weno tubwire, uratangira utubwira amazina yawe, utubwire ukuntu process ikorwa iyo ushatse umuntu ushaka kwiga koga ari mushyashya bigenda bitse. Amazina yanjye banyita Mushimimana Imran. Nkaba ari Metre Nagere hano. Metre Nagere. Umuntu ushaka kwiga koga ni karibu. Uyu nguyu gutya agiye kwiga koga. Icyambere ukora araza akahagarara ku nkombe z'amazi atarinjira amazi. Yego. Akamwambika life jacket. Ubwo uwo ni umwambaro utuma umuntu wenda yagira iyi nijire ku muntu utazi koga buryo atamanuka amazi hasi. Mwambika jire. Mwaka kwambika jire gutya nyine agakomereza amasomo. Ikintu cya mbere uyu ni umunyeshuri w'inguyu gutya. Ikintu cya mbere ukora, ikintu cya mbere nyine wirinda ubwoba. Kujya amazi bwa mbere, iyo mu mazi mwa mbere wirinda ubwoba. Ikintu cya mbere ukora amubwira ati
kuzana amaboko yawe gake amaboko ameze gutya gakeya nyine bwa mbere ugiye mu mazi yego amaboko yatwara gakeya umuntu ugiye kujya mu mazi bwa mbere gake yego none ikindi kintu ukora umufata ku umuntu mbere ugiye kujya mu mazi akaryama ku mazi cyari bamweretse ku maboko akayatera gakeya n'amaguru nyine ayahina yarambura gakeya ayahina yarambura gakeya ni ukuvuga ngo uko niyo process ukora urabanza ukamwambika jire warangiza ukamwereka ukuntu amaboko ayatwara ntabwo yamanuka hasi gutya nta kintu ari gukora aryamye gutya ntabwo yajya hasi iyo jire imufasha kuba agomba kuba ari standby ari hejuru ni ukuvuga ngo amaboko n'amaguru nibyo bimuvinga izindi parti z'umuntu ntabwo zimuvinga mu muvinga amaboko hose arakora ikibanze amaguru ari nkamutera amaboko araguhereza akanya ugatambuka ese buriya koga ubundi si yaba siporo si yaba muri zimwe muri siporo ukoresha ibice byose by'umubiri birakora none se ahangaha twageze nkawe wambwiye ngo witwa ngo amazina yawe hajya wabiri Maître Nageur bisobanuye iki Maître Nageur ni umuntu ufasha abantu koga nk'umuntu agize ikibazo hariya najya kumureba ni ukuvuga ngo hano umuntu wagira ikibazo wenda accident irabaye wowe uri umutekinisiye ku rwego rwizewe cyane agenda mwizeye kujya kumureba ni ukuvuga ngo we koga ni ibintu uzi ku buryo mbese nyine kubyigisha abandi bantu ni ibintu byoroshye niyo mpamvu witwa Maître Nageur hano kwa Marshall Beach none se ikindi kibazo ndibuze kuza kuvuga umuntu yakiga koga akabimenya neza minota 30 wamaze yakivana akagera imbere mu mazi akagaruka hano nibyo umuntu mu minota 30 uramusobanurira ku buryo yakivana akagera hari akajya imbere akongera akagaruka noneho yaba nambaye n'uyu mwambaro bikamufasha cyane no kuba rero ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV mu gihe wageze kwa Marshall Nkombo Beach ugomba kwiyaranja ku buryo basi unahava hose kuko urumva ni hoteli iri ku mazi mbese ni ku nkombe y'amazi mbese abantu badukurikiye nibarajya bagera hano Maître Nageur ari ready yo kuba yabafasha urimo neza ni ukuvuga ngo rero iki ni ikiganiro ni part 1 twakoranye n'abakozi bo kuri Marshall Nkombo Beach next time tuzakora part 2 aho tuzakorana na boss urabona twasanze ari busy twaje dutunguranye twasanze hari raporo arimo arakora mu kiganiro cya part 2 tuzakorana na Marshall mwenyeye ku buryo azadusobanurira ukuntu ino beach yayiteguye na vision y'iyi beach atubwira ukuntu igitekerezo cyaje mbese muri make ya kuri part 2 boss mwenyeye tuzaba turi kumwe murakoze cyane ibihe byiza kandi Imana ibaho umugisha sawa we Petit imeze bite urabona twiriwe dutembera ibirwa bya Nkombo twiwe muri beach ya Marshall Nkombo Beach turaje turi mu mazi tuhuye n'abantu bari mu bwato turimo turashaka kugira ngo tubaganize uyu munsi twe twavuye i Kigali iyi ni Oxygen TV ikora ibiganiro bya business ariko twashimishijwe cyane no gusura ibirwa bya Nkombo ni televiziyo igezaho abantu ibiganiro bya business aho twerekana restaurant hoteli amasaro de coiffure amasupermarché n'ibindi bikorwa bigenda bikorerwa muri buri ntara ariko bya bikorwa bitanga serivisi nziza za hoteli zitanga serivisi z'indashyikirwa urabona tubasanze mu mazi twifuje kuba twaganira kugira ngo mubashe kuba hari ikintu mwatubwira cyangwa se mwabwira abantu bakurikiye kuri Oxygen TV witwa nde amazina yawe yitwa Maniriho Ernest uvuka ku Nkombo uvuka hano ni ku Nkanga yariya kwishwa wowe uvuka kwishywa ni ukuvuga ngo hari ikirwa cya Nkombo hari n'ikirwa cya Ishywa wowe uvuka kwishywa ni ukuvuga ngo wowe witwa nde Uwimana Serge ndabona uri umwana mutoya ni ukuvuga ngo ubuze ubwato ni ukuvuga wowe uvuka hehe kwishywa hari ikirwa cya Ishywa n'ikirwa cyo ku Nkombo ni ukuvuga ngo ariko cyakoze gusa ahantu ni heza nyine nahakunze ibaza umwana ungana gutya uba wibereye mu bwato mu mazi aho umupapa w'umunyakigali cyangwa umumama mukuru afite no gutinya kwinjira mu bwato ni ukuvuga ngo kwishywa ubu muvuye hehe muri kujya hehe tuvuye hariya ku Nkombo tugiye kwishwa muvuye ku Nkombo muri kujya kwishywa ni ukuvuga ngo muzi namwe gutya mungana muzi amashi ni ukuvuga kuhingira amashobo muni andi hano guhingira amashi ubwo ni ukuvuga ngo muzi amashi none se ko mbona wenda muri batoya ubundi gutya muba muri mu kazi bimeze biti ni ukuvuga ngo muba muri gudeduwana abantu mubavana no mubajyana ahandi ni ukuvuga ngo niyo business mukora
business yanyu ni ukwambutsa abantu bari kuva hano za Nkanka, bari kuva za Kamembe mu Budiki, bari kuva ni hano mukura abantu kwihepfo mukabajyana ku Nkombo. Niyo business mukora abana batoya. Mbese namwe uyu ni umwuga wanyu mwihangiye. No kuvuga ngo niho mbese niko kazi ka buri munsi. Ariko rwose biranshimishije kubona abana bo ku Nkombo bo kwishywa babasha kwihangira umurimo. No kuvuga ngo akazi kabo ni mu mazi, niwo mbese niho bazindukira bajya gushakishiriza. Aba bakora transport, mbese ni nk'aba taximen b'i Kigali. No kuvuga ngo mwegi niyo taxi yaje. Kuvuga ngo umuntu kumutwara mumuvana hano ku Nkombo mumujyana kwishywa mu muca amafaranga ngahe? Muca amafaranga igiceri cy'ijana. No kuvuga ngo umuntu uvuye noneho mu Budiki mumujyana kwishywa mu muca amafaranga ngahe? Wego ntago twagera Ubudiki. Ntago mugera mu Budiki. Kubera ko bitaba byemewe cyangwa kubera ko bimeze bite? Ntago bijya bemera. Ntago bijya byemera. Mbese mukora Nkombo na Ishywa. Niho honyine mwemereye gukora. Niho honyine. No kuvuga ngo service mutanga ubwo ngubwo muri make ni nk'iyihe? Service. Service iki? No kuvuga ngo ndi gushaka kubaza mwebwe akazi kanyu ni ugutwara abagenzi. Ni ugutwara abagenzi. Narivuze service, none se ko narivuze service ndi wahita ubimenya. Ubwo nko mu mashi service wavuga nka gute? Wenda akazi mukora. Akazi dukora. Akasi nkora. Akasi nkora. No kuvuga ngo niho umuntu abavuze service ni mu Cyongereza. No kuvuga ngo mu mashi bavuga akasi nkora. Akasi nkora. No kuvuga ngo nibwo wahita ubyumva cyane. Ubu se ari Ikinyarwanda n'amashi cyangwa se amahavu wumva iki cyane? Ikinyarwanda n'amahavu. Ikinyarwanda n'amahavu. Nibyo ukunda kuvuga, icyo ukunda ururimi ukunda kuvuga cyane ni uruhe? Amashi. Amashi. No kuvuga ngo Ikinyarwanda ugikoresha gakeya cyane ugereranyije n'amashi. None se wenda asa nk'usuhuza abantu bakurikiye Oxygen TV mu mashi, wabwira ati abantu bakurikiye Oxygen TV, televiziyo nziza itugezaho ibiganiro bya business, ndabasuhuje cyane. No papa wacu nashaka gufashe nawe. Nakuramuse. Oya sa nk'usubiramo ngo abantu bakurikiye Oxygen TV idugezaho ibiganiro bya business, ndabasuhuje cyane mu mashi. Abantu bakurikira babo. Abantu bakurikira Oxygen Kivu nabaramwise. Abantu bakurikire Oxygen TV nabaramuse. Nabaramusire. Ubwo no kuvuga ngo ubuvuze ngo abantu bakurikiye Oxygen TV ndabaramukije. Uzo ushatse kuvuga ngo baje bahora badusura ku Nkombo twabikunze. Wavuga gute? Bakazirula musoko Nkombo twabisimire. Twabisimire no kuvuga ngo twabakunze cyangwa twabishimye. Twabakunze. Murakoze cyane, niyo mpamvu twari tuje kureba, tubonye akato. Ubu si babwita n'ubwato na akato? Bwato. N'ubwato. Ariko mu mashi babwita bwato. Bwato tunaiona, tunasema acha tuende kuangalia wale wa jamaa wanaenda huko. Kumve. Usikie? Ndi. Usikie? Ndio. Record. Icyo ni Igiswahili mbonye abantu bo ku Nkombo ahubwo burya baza amashi ntago bazi Igiswahili. Niko anasema, ni kama nasema twabonye ubwato. Tuza kuvuga ngo reka tujye gusuza bari abantu bari mu kiyaga, turabona ari abana batoya. Mu Giswahili baravuga ngo tulikuwa tumeangalia watoto wako hapo, tunasema acha tuende kuangalia. Unasikia? Yes. Ndio tunashukuru. Asante sana. Turishimye cyane kandi murakoze cyane, Imana ibamugisha. Namwe murakoze. Hari ikintu mwifuza kuba mwatanga wenda nk'inama ku bantu batuye ku Nkombo cyangwa ku bana batoya batuye ku Nkombo? Nta kintu na kimwe. Nta nubwo watera courage wenda abana bo baze, niba ari kujya ku ishuri bajye ku ishuri, uvuye ku ishuri wenda abashe kuba yaza agakora transport. Ntago watera courage abantu. Wayibatera da. Nose kano kazi si kagira ikintu kagufasha? Karabigira. No kuvuga ngo hari urwego rumwe kakuvana wakujyana ku rundi. Mbese ubasha kwigura umwambaro wo kwambara. Umwambaro wo kwambara. Ko mu mashi bura bavuga gute? Imyenda nambara. Imyenda nambara. Murakoze cyane, Imana ibamugisha.
Sana murakoze. Kola bwenene. Ralicira gwire kumara ubugana mwaga mingi mama. Kola bwenene. Ubwo mu kinyarwanda bishatse kuvuga gute? Ngo murakoze cyane ndagutwara twiteguye nimba mutugeraho. Mudusanga muri aya mazi. Mudusanga mu mazi. Sawa namwe murakoze Imana ibamugisha. Sawa murakoze cyane. Sawa sawa. Mugende buinja abana bani. Nenye umugendege winja. Sawa sawa. Sawa sawa. Hari n'abariya bazi. Let's go. Oh. Yereka no nindi. Wewe ntabwo ubona kintu usingibi. Dora. Basu. Myazi myiza. Mwaje tuwasalimie. Haya tugende bana. Uwambere aje. Poronja abasika sanzwe.